umukire w'umumiliyoneri noneho byabaye agatoko, byabaye bibi cyane. Noneho uko ndimo kugenda mbibona rwose birasa nkaho bigiye gusubira inyuma kuko aka kanya ubu tuvugana uwitwa Shalom yigaragaje, noneho azanye icyo bita ibinyoma byinshi, noneho akabibwira noneho n'ubasha kumwumva. Reka turebere hamwe ukuntu ibintu byagenze uyu munsi. Uwitwa Cedric twarabibonye yuko uwitwa Lucky yamubwiye ati ahantu biciye Kami, amashusho yaho cyangwa kamera zaho zirasa nkaho zabonetse. Hari icyo bita CCTV ni amakamera aba ari ahantu ku mihanda runaka mu buryo runaka, hari n'abantu bayatunga mu ngo zabo. Rero nibyo yarimo kuvuga ati byanga byakunda dushobora kuba twabona umuntu waba warishe Kami, akaba yarafashwe nayo ma CCTV. Rero witwa Cedric yari afite icyizere yuko ashobora guhita abona uwitwa waba warishe uwitwa Kami. Twese twari tuvuga ati noneho ubwo hajemo ubuyobozi hakaba habonetse kamera, rero dushobora kuba twamenya uwishe Kami. Ese rero ngo twavuye duhita tugaruka rero kuri Shalom rero twari tumaze igihe kinini tutamubona, twari tumaze igihe kinini twibaza ahantu ari. Rero witwa Shalom ahantu hose yari ari twamubonye arimo kuvugira kuri telefone, arimo kuvuga ngo nizere yuko amashusho mwasibye, nizere yuko nta kimenyetso na kimwe kizamfata cyangwa kizamama. Ati mbyizere rwose yuko ibyo bintu mwabyitayeho, kuko aya mashusho agiye hanze naba ngiye mu bibazo bikomeye. Ese Shalom niwe wageze aho ngaho ashobora kwica umuntu? Kandi mwibuke ko Shalom wanabashije gushimuta witwa Alice. Rero birashoboka yuko rwose 100% nk'uko twamwumvishe arimo kuvugira kuri telefone, twamwumvishe arimo kwivugira yuko agomba gusiba amashusho. Kandi amashusho yavugaga birashoboka neza ko ari ay'umuntu ushobora kuba warishe Kami. Ese Shalom niwe ushobora kuba warishe Kami? Kandi nubwo yaba atari Shalom, byanga byakunda yaba bifitemo uruhare, kuko ntabwo yaba arimo kwihutira kugira ayo mashusho abe yayasiba kandi atabifitemo uruhare. Rero witwa Shalom aka kanya yaje reka mbivuge gutyo, yaje azanye n'ibinyuma byinshi. None dore yuko nawe aka kanya ariwe turimo gutekereza ko ariwe ushobora kuba warishe Kami. Byanga byakunda bitewe n'ibyo twumvishe avugira kuri telefone. Aho ngaho twavuye turangije twigarukira iwabo wa Cedric. Ni iwabo cyangwa ariko yari ari kumwe n'uwitwa Alice arimo kumuhoza, arimo kumubwira ati sheri wanjye ugomba gukomera, ugomba kumera neza, ugomba kwihangana kugira ngo ubashe guca muri buno buribwe, kandi ugerageze utangire wiyakire. Hano yamubwiraga ibintu byo kwiyakira nyine kugira ngo yiyakire Cedric yongere ase nyine akomere. Ariko burya gukomera iyo wapfushije umuntu, ibintu byo kuvuga ngo uri umugabo ngo uri iki ntabwo bipfa kubaho. Noneho cyane kuri mushiki wawe wari ufite wenyine, bisa nkaho uwitwa Cedric nta wundi mushiki we yari afite. Rero urumva byari bikomeye cyane, kandi we yavuga ati twari tugeze igihe tuba tugiye kubaho ubuzima bwiza, ko njye n'uriya mukobwa n'uriya mushiki wanjye twabanye mu bintu bigoye. Ati rero twari tugeze igihe tugiye kubaho mu buzima bwiza. Ati rero ntabwo biri bunyorohere guhita nibagirwa cyangwa guhita bigenda gutya. Ati sinzi ko byankundira. Witwa Alice aramubwira ati humura, njyewe nzagerageza mwibagize, nubwo mbizi yuko bitoroshye, kuko kandi ntabwo byoroshye uko byamera kose, ntabwo byakorohera, biba ari ibintu bigoye. Aho ngaho twavuye turangiye twigarukira kuri Lucky yarimo kuganira n'uwitwa Tricia, arimo kumubwira ati ese Cedric ari gusa hano ikintu ngiye kuvuga nuko ikigaragara nuko inshuro tumaze kubona Lucky ashobora kuba akunda uwitwa
Tricia ashobora kuba amukunda kuko amubwira yuko ari mwiza buri gihe uko bahuye amubwira yuko ari mwiza. Ubushize twabonye amubwira ati rwose wavamo umugore mwiza. Umuntu arimo kukubwira gutyo biba bisa nkaho arimo kukurambagiza, arimo kukwereka yuko akwishimiye cyangwa kwishimira. Rero bakomeje aramubwira ati rero ujye unacishamo unamwenyura. Undi amubwira ati rero muri ino minsi birakomeye yuko koko buriya Tami nubwo ashobora kuba yari asaga nkaho ayoboye uwitwa Tricia ariko bari n'inshuti. Rero ari ugupfusha inshuti yawe rwose. Nyine bisa nkaho uwitwa Tricia nyine nawe yabuze umuntu ukomeye mu buzima bwe. Rero ntabwo byari byoroshye. Aho ngaho twavuye turangije twigarukira hari uwitwa Dani kwiyakira byaranze. Nyine urabizi gupfusha umukunzi byo aba ari ibindi, n'uwo mwari mufitanye na gahunda ikomeye nk'iriya. Ariko papa yaje amubwira ati rero umwana wanjye ugomba kuba umugabo, kuko n'umukunzi wawe wapfuye ahari ntabwo yakishimira kubona warahiranywe n'agahinda bigeze aho ngaho. Ahubwo aka kanya wagakwiye kuba urimo gukora ikintu gikomeye. Nimba waramusezeranyije yuko muzabana ari warangije inzu, ugomba kuba aka kanya urimo kubikorera, urimo gushaka uburyo nyine ukiyakira, nyine nawe ukamwereka ugakora kwanza, ukaba urimo gushakisha byanga byakunda umuntu uri inyuma mu igicwa rya sheri wawe, kuko nibyo byonyine bishobora kumwereka yuko wari umufitiye akamaro. Ati rero bikomeza gusa nkaho uheranwa n'agahinda, ntabwo ari byiza wiheranwa n'agahinda. Komeza umere neza, komeza ugire imbaraga. Amukomezamo utuntu tw'imbaraga cyane. Rero twaje kubona rero witwa Shalomo aza kureba muzehe wacu, aza kureba Papa Alice rero amubonye aramubwira ati urimo kuntera iseseme. Ndamubwira ati nyamara twakicara nkakubwira uko ibintu byanjye byose, ibi bintu twari twarabiganiriyeho. ni nawe yavuze ati ko Shalomo azaza akazana ibinyoma byinshi bigoye ku buryo azabibwira uno musaza kandi akamwumvisha. Rero Papa Alice we yakomeje gusa nkaho amubwira ati gira vuba uva aha ngaha ugende, kuko ibintu wakoze ntabwo bibaho. Ndamubwira ati nyamara twakicara njye nkakubwira ibintu byose ukuntu byagenze. Aramubwira ati rero okay, ngaho tugende. Baragenda rero bicara muri salo. Uwitwa papa we aramubwira ati ngaho nkuteze amatwi, ngaho umbwira ugire vuba hano wigendere. Witwa Shalomo ikintu yakoze yatangiye guhimba icyo bita ikinyoma nk'uko twabitekereje. Yahise abwira ikintu cya mbere yahise avuga ati ndagira ngo umenyeshe yuko ndimo guhunga. Buriya akenshi ubundi iyo ushaka gutegura ikinyoma neza mbibabwire ukoresha ukuri gukeya, kuko Shalomo arimo guhunga. Ati rero ndimo guhunga iki? Ndimo guhunga rero aka kanya witwa Cedric, kuko Cedric, ubwo ndimo kuvuga Cedric usigaye ukundana n'umukobwa wawe. Uwo nguwo ndimo kwita mushyashya, ni wa wundi wahoze ukora aha ngaha, ni wa wundi n'ubundi twapfaga njyewe na Lisa, niwe twapfaga. Ati rero aka kanya na kampani yanjye yose iri mu maboko ye cyangwa iri mu biganza bye. Papa we abanza kubishidikanya aravuga ati ibyo se ni ibiki byo guhigwa cyangwa byo kuvuga ngo kampani yawe se? Avuga ati yego, kampani yanjye aka kanya mfite impapuro mpimbano. Ati njyewe hari uwagiye ajya mu mpapuro zanjye avanamo impapuro za originali ashyiramo iza fake. Mwibuke yuko ibi byose arimo kuvuga nyine atari ko ibintu byagenze, kuko we yashimuse uwitwa Alice, ahamagara uwitwa Cedric, nyine amukangisha yuko ashobora kwica Alice. Cedric nibwo yabashije kuba yamuha izo mpapuro ziri kopi, ariko iza originali na Cedric yarazi ko yatanze iza originali, nyamara iza originali uwitwa Tricia yarazijyanye muri Korea. Yarazijyanye muri Korea, bari barazimutumye. Ibi ngibyo byose twarabibonye. Bivuga yuko uwitwa Shalomo yaraje hano nko gusa nkaho atera impuhwe, aje guteranya, nako ni uguteranya.
kuko turabizi yuko ubwabyo atari afite gahunda zo gukundana na Alice. Ibyo ngibyo twari tubizi, adafite gahunda zo gukora ubwo bukwe. Twari tuzi yuko ubwo buhemu bwose ariko yafashe umwanzuro avuga ati noneho nabonye neye yuko uriya musaza akomeza kuba ari kumwe neza n'umukobwa we. Icyo nicyo kintu yakoze. Aka kanya yamaze guteranya uwitwa Alice na papa we, yamaze kubateranya, kuko aka kanya papa we arimo kumufata nk'umuntu urengana cyangwa nk'umuntu w'inosenti cyangwa nk'umuntu urimo kuzira akarengane, bityo ntabwo ari buze kubyihanganira. Hano uwitwa Alice ari mu mazi abira byanga byakunda, rero arangije arenzaho aravuga ati uwo muhungu witwa Cedric, kuko ariwe wakoraga aha, noneho yaniyiciye mushiki we kugira ngo nanone bakomeze bakireho icyaha cy'uko ari njye wishe mushiki we. Murimo kumva icyo kinyoma ukuntu kimeze? Ati yishe mushiki we kugira ngo bakomeze bangerekeho icyaha. Ati uwo mushiki we se ninde? Mushiki we witwa papa we. Ati uwo mushiki we ninde? Ati umushiki we yitwa Kami. Ati agakuba kameze gutya na gutya. Abo yita yumva ko ari wa mushiki we, ari wa mufiance w'umuhungu we Dani umaze iminsi apfuye. Ese hano n'umusaza nadashyira mu kuri ngo yumve uwitwa Shalom karimo kumubeshya nyine, karimo kumubwira ibinyoma, biraza kugenda bite? Umusaza nadatekereza araje atangira avuyange abana be, abatangira abasubiza inyuma. Noneho ndabizi yuko Dani anifitiye ikibazo cy'uko yabuze umukunzi we, biraje noneho bigende bibe agatogo. Gusa ariko n'umusaza natekereza neza araza gutekereza yuko uwitwa Shalom arimo kuvuga ibinyoma, kuko kuvuga ngo kampani ngo yari iyawe, ngo bayiguha ngo ngo bintu biba byanditse nk'uko yabivuze. Ati ibi bintu ntabwo babyandikishije muri RDB. Ibintu rero niba biba byanditse biba biri ibintu binagaragara. Rero namara ko nashishoza aramenya ubutekamitwe bwa Shalom, ariko nadashishoza agiye gutangira avuyange abana be, kuko uko twanamwumvishe ukuntu yavugaga Cedric, yamuvugaga nk'umuntu usuzuguritse, nyine yaramusuzuguye. Ati ka gahungu kameze gutya na gutya, gafite ubudrede, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati ni uwo nguwo. Ese Shalom ibi bintu yakoze biraza kugira izihe ngaruka? Nazibabwiye. Nizitagira ingaruka, uno musaza nashyira mu mutwe akavuga ko Shalom arimo kurengana, nyine agashaka kurwanira Shalom, agiye kuvuyanga uwitwa Alice. Urukundo rwa Alice na Cedric rugiye gusubira inyuma, cyangwa rusubire irudubi, cyangwa rutangire ruzemo noneho umwiryane, ruzemo nyine ikidobya. Twari twabonaga Cedric n'uwitwa Alice bari bimeraniye neza, ariko uwitwa Shalom na papa wa Alice bagiye kongera kuko uwitwa Alice bamushyizeho icyaha y'uko ari mu bantu batumye uwitwa Shalom abura kampani ye, kandi Shalom nta kampani yari byose twarabibonye. Aho ngaho rero twavuye turangije twizera kuri uyu nguyu witwa Cedric. Yaraherekeje rero umukunzi we, arimo kumubwira ati rero sheri wanjye ntabwo nakurenza hano, nagombaga kugeza hano mu rugo, niba rero nagombaga kugeza hano mu rugo, ati reka nanjye nsubire, hari abantu bari mu rugo, murabizi ko bari mu kiriyo, ibintu nk'ibyo ngibyo mwabibonye. Kandi witwa Alice asa nkaho akomeza kuba hafi uwitwa Cedric, amuba hafi. Murabizi yuko Cedric ari mu bihe bikomeye cyane.
aho ngaho ibyo twarabibonye ntabwo turi buhatinde, ariko gusa ahubwo nagaruka inyuma. Uwitwa Sharomo witwa papa Alice yamubwiye ati kumbi niyo mpamvu nabwiraga Alice ngo anyereke umuhungu bakundana, akambwira ngo akanga kumunyereka, kumbi ni ukuvuga ngo yangaga kunyereka ako gahungu kakoraga hano. Undi arangije anamubwira ati ese ni igiki nagufasha kugira ngo ukomeze ureke kugenda wihisha n'imbeba gutyo gutyo. Undi aramubwira kugira ngo none amukomfirime yuko ari mu bibazo nyine, yanababaye cyane. Aramubwira ati oya, nta kintu ngewe nshaka yuko wenda ukora cyane, kuko icyo nashaka kukubwira, nashaka kukubwira ukuri, ngewe nashaka kukwibwirira ukuri. urumva aho gukwita ukomfirima umuntu kugira ngo umwereke yuko ubabaye warenganye. Ati ngenda ndashaka kukwibwirira ukuri kugira ngo wice umenye ukuri, kuko nabonye ukuntu wanyakiriye ukanyakirana umujinya urakaye, kandi koko ni nabyo, kuko nta kuri wari uzi. Ngenda nagira ngo wicare uzi uko uwitwa Alice n'uwo witwa Cedric bangambaniye, ubu ngubu nkaba ndimo kwirwa mbungera ubu aka kanya nagakwiye kuba basi nisubirira hanze, ariko ntabwo nasubira hanze kuko ahantu hose ndimo guhigwa nyine na leta. Ndimo guhigwa na leta kandi ndimo gukusanya nyine ibimenyetso, kandi mu by'ukuri nta bimenyetso. Biragaragara ko n'uwitwa Sharomo ari we wanashyizeho uwitwa Aria. Uwitwa Aria kugira ngo ajye kwiba impapuro za originali, ariko Aria nawe uwo mugambi ukamupfana, umugambi waramupfanye. Ese niyo mpamvu rero yahisemo kuba yakica uwitwa Kami ye, noneho kugira ngo none aze no gutegura iki kinyoma, ateranye uwitwa Alice na papa we. Alice na papa we araje yivange mu rukundo rwa Cedric na Alice, noneho bitangire byivuyange. Uwitwa Dani nawe aburiyemo umukunzi, noneho bigiye guhita byivuyanga. Ese ubundi ubu ngubu Sharomo buno buhemu bwose arimo gukora namara kugira nibimara bwose kujya hanze, bizagenda bite? Bazahita bamufunga icyo bita burundu yo bazahita bayimuha rwose itavangiye, imeze neza, bazahita bayimuhereza burundu bazayimukubita Sharomo, kuko amaze gukora icyo bita amahano menshi cyane. Ngaho gushimuta, ngaho gushaka gutwara kampani y'abandi, noneho hajemo no kwica. Ni ibintu nyine bigoye, nyine bikomeye cyane. Aho ngaho rero twahavuye turangije, uwitwa Alice yahise yinjira mu nzu. Arangiye kwinjira mu nzu, aje kureba uwitwa Dani. Mu kureba uwitwa Dani, asanga Dani yasinze. Yarangira amubwira ati Dani umeze neza, nko kumubwira ati se umeze neza, wariyakiriye, ibintu bimeze neza, umeze fresh. Undi amubwira ati yego ndimo kwiyakira, ndimo kugenda nyine nakira ubuzima nyine, kandi koko iminsi nyine ugenda nyine, ntabwo umutima wose waguma uri hamwe gusa, ariko uba ugomba kwiyakira ugakomera, ukemera nyine ukakira urwaje. Yakomeje nyine amuhangayikiye, nyine amwereka ati ese Dani koko umeze neza rwose, urumva nta kibazo ufite, urumva umeze neza ukomeye? Ati yego meze neza. Ati yego meze neza rwose. Ese witwa Alice rero, Dani yahise amubwira ati reka njye kuryama. Alice rero yageze mu nzu. Ese Alice namara nakubitana na papa we biragenda gute? Kuko papa aka kanya ashobora kuba yatangiye nyine yamurakariye, bisa nkaho agiye kuvuga ngo niwe wiyiciye ubukwe, afite undi muntu bakundana, kandi yongera azenemo icyo bita cya gihango ngo cy'amafamiye. Ati wishe ubukwe, waransebeje, wishe ubukwe bwawe, kandi gutya na gutya, kubw'ibinyoma Sharomo yamushyizemo. Biraje uyu musaza nadatekereza, ibintu bigiye kuba nabi. Noneho n'abantu bakibereye mu kababaro, uyu musaza araje atangire abivuyange. Nadatekereza neza nk'uko nabibabwiye, gusa natekereza neza
nahita yizera uwitwa Shalom ahubwo akabanza agakora nawe iperereza rye nahubuke nk'umuntu w'umugabo, biraza kugenda neza nadahubuka. Ko cyane cyane twagiye tubona umukobwa we ahubuka cyane, Alisa yarahubukaga cyane, ukabona arimo gutunganya uwitwa Cedric atabanje gutekereza. Papa we rero aramutse agiye kubikora nk'umuntu w'umugabo, akabanza agatekereza akamenya amakuru neza. Ciao, kadukomeze n'ibicu bitawe, wibuke gukanda subscribe, ureba naho ngaho muri comment, ureba link twapininze, ureba iyo filime nziza imeze neza. Ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.